ejo bundi batoye itegeko ritwemerera gukora bino bintu bya virtual assets nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ariko ibintu byitwa cryptocurrency ngo bitcoin, ibintu byose twibaza ese ibi bintu ni business nyayo cyangwa ni business y'amahirwe nk'uko abantu bamwe bajya babyibaza. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa umaze imyaka myinshi akora bino bintu, ushaka kugira ngo adusobanurire ese iki kintu cyitwa cryptocurrency gikora gute, kugira ngo dusobanukirwe twumve niba koko ibi twabishoramo amafaranga cyangwa ari imitwe. Reka tumwakire kugira ngo atwibwire adusobanurire neza n'uburyo bino bintu bikora. Koze cyane Fiona, ndabashimiye kubw'ubutumire bwanyu. Nitwa Rwamugema Jean Paul, nkaba ndi mentor bigendanye na cryptocurrency cyangwa crypto assets, mu buryo bwo kwigisha abantu uko iyi mitungo koranabuhanga ikora, uburyo bashobora kuyibyaza umusaruro, cyane cyane mu mwuga bita trading, ubucuruzi, ukuntu bashobora kwicuruza ariko umuntu abyikorera ku giti cye. Ibi rero bituma umuntu ashobora gutera imbere, kwiteza imbere mu buryo bwo guhanga udushya nk'uko dukunda kubivuga. Uyu munsi abantu bashobora kuba bakora imyuga n'ubukorikori bitandukanye, ariko bakaba babikorera hanze y'ikoranabuhanga. Hari abakora gusudira, kubaza, guteka n'ibindi. Tuje rero mu gice cy'ikoranabuhanga hari n'umwuga bita trading. Abantu benshi bamenyereye trading, bamenyereye ibyo bita forex trading. Forex trading ni ubucuruzi bukorwa mu ikoranabuhanga nabwo, ariko abantu bakaba bacuruza amafaranga y'ibihugu atandukanye, cyangwa bagacuruza ibyo bita za stock. Ariko bitandukanye na crypto, ko crypto ni umutungo w'ikoranabuhanga mushya ku isi, ufite agaciro gahindagurika. Mu guhindagurika kwa crypto simpamya neza ko hari n'indi mitungo ku isi yigeze ibaho ihindagurika nkayo. Ikaba ari byo bituma abantu benshi babitinya, kubera ko ahantu hari uguhindagurika cyane hashobora kuba inyungu nyinshi cyane, ariko hashobora no kuba ibihombo byinshi cyane. Bivuga ngo niba bihinduka bizamuka bishobora gutuma abantu batera imbere, bikanahinduka bimanuka abantu bakaba bahomba. Ariko niyo mpamvu habaho ubumenyi. Iyo hari ubumenyi, habaho kumenya gukorera muri environment, cyangwa se gukorera ahantu nkaho, bigatuma abantu bashobora kwiga amagezi yuko bashobora kuhaba. Icyo gihe biravuga ngo iyo ufite ubumenyi muri iyo trading, ushobora kumenya kujera risk, kuko uko guhindagurika cyane bivuze ko harimo risk. Jean Paul, bituma abantu bashobora kujera risk rero. Mbere yuko dukomeza, umuntu ashobora kuba yumva, njyewe twigeze kugira ikiganiro kuri TikTok, aho turimo kurebera hamwe n'abandi bantu benshi cyane ibi bintu bya cryptocurrency. Nabonye nabo ubwabo babikora, buri umwe aravuga ibye, ntago mwumvikana ngo muvuge. Urabona nk'ibibanza tuvuge, umuntu abazi ngo iki gice kirunguka kurusha ikindi, ariko muri cryptocurrency uko nabibonye, umuntu amwavuga ikindi, undi akavuga ngo ntago bisobanuriye neza, reka nkunganire. Ese wowe ugiye kutubwira, ufite ubuhe bumenyi kugira ngo umuntu ugiye kukumva yizere none ko wowe ibyo ugiye kuvuga bifite ireme n'ubushishozi bwinshi muri ibi bintu ugiye ikintu cya mbere nuko crypto ntabwo njyewe nagiye kuzishoramo nk'uko abantu benshi bagiye kuzishoramo. Nabanje gufata igihe cyo kubyiga, kandi mbyiga mu gice cya finance. Ku bigendanye n'abadukurikiye, mu myaka maze nkora ibya crypto ndetse nanabyigisha, kuko si ukubikora gusa, maze imyaka igera mu 10 ndi muri crypto, muri industry. Muri iyo myaka 10 rero harimo urugendo rw'ibintu bitandukanye. Harimo kwiga, harimo gukora, hakabamo no kwigisha. Bivuga ko rero crypto uyu munsi nk'umuntu ufitemo experience, icyo nabwira abadukurikiye bifuza kuba muri ino industry ya crypto, bakwiye guca mu rugendo rwo kwiga birimo ibyiciro bitandukanye. Harimo kwiga teori yo gusobanukirwa crypto icyo ari cyo, hakabamo n'ubumenyi ngiro. Uyu munsi nta muntu ushobora gukora urugi atarize gusudira,
cyangwa ngakore urugi atarize kubaza. No muri crypto rero ntabwo ushobora gucuruza ngo wunguke utabanje kwiga uko bikorwa. Bifite rero ibyiciro bigiye bitandukanye byo kumenya gusobanukirwa binyuze mu masomo, kumenya imiterere y'isoko, kumenya uko rigenda, kumenya uko rihinduka, kumenya ibipimo ukoresha. Ibyo byose ni ingenzi. Hanyuma ku bigendanye n'igishoro abantu benshi bakunda kubivuga, buryo ufite ubumenyi amafaranga yose ufite yakora. Ntabwo twebwe tujya duspecifyanga amafaranga ya nayo, ayo ufite yose yakora, kuko ntabwo abantu bose banganya ubushobozi. Hari abafite ubushobozi buke, hari n'abafite ubushobozi bunini. Bivuga ko ibigendanye no kunguka nk'uko n'ubundi mu buzima busanzwe bimeze. Hari umuntu ushobora kuba acuruza agataro k'inyanya akunguka, undi agacuruza sitoke nini y'inyanya akunguka. Bose bacuruza inyanya ariko ntabwo banganya igishoro. N'ahandi rero niko bimeze, kuko harimo inite ntoya ushobora kugura inite, gucuruza bike ukunguka bike, n'ucuruza byinshi akunguka byinshi, ariko byose bikaba bihagarariwe n'ubumenyi. Bivuga ko iyo ufite ubumenyi amafaranga yose ufite wakora. Ari nacyo nshaka kubwira abadukurikiye neza, buryo umuntu najya kukubwira ibintu akakubwira ngo watangizahe, abatangiye kukubesha, aho hantu mujye muhitondera. Kuko buriya niba bivuga ngo uyu munsi umuntu mu byiciro by'imibereho byose amafaranga umuntu afite burya ntiyabura icyo akora. Niyo mpamvu rero no muri crypto aho ifite yose yakora, ahubwo ikibazo aho kiva ni nzi gukora. Kugira ngo wibaze icyo kibazo ngo nzi gukora rero nuko ubanza kubyiga. Akaba ariyo mpamvu muri experience dufite twagiye duhura n'ibibazo byinshi. Iyo wiga umeze nk'umwana ugenda, iyo wiga bwa bumenyi ngiro, icyo tubwira abantu turavuga ngo iyo wiga ugomba kugira mu make ahubwo wigiraho, kuruta kuvuga ngo ndashobora ngahe. Kuko iyo uri mu nzira yo kwiga uyigiraho, ntabwo ayo ngayo uba yabara nk'ayo wagiye kuvuga ngo ugiye muri bare kunywa, wagiye kunywa, wagiye kunywa ikintu runaka, uragiye gutyo ugira satisfaction y'uko wanyweye, ahandi naho ugira satisfaction y'uko wize. Noneho muri uko kwiga rero umera nk'umwana ugenda. Umwana ugenda kugira ngo azagende arabanza akagwa, arakambakamba, akagwa, agacika n'ibisebe. Hano rero ayo ngayo wigiraho ushobora kungukamo ukanahomba ariko urimo wiga. Icyo gihe rero bituma ugera kuri rwa rwego rwo kumenya kujera risk. Uba umeze nka wa mwana wamaze kurenga urwego rwo kugenda agwa agatangira kugenda. Icyo gihe rero nibwo noneho wowe ugira igenamigambi ryawe n'ingengo y'imari yayo ugomba gukoresha. Twe ntawe tubwira ngo wakoresha, kuko waba ufite yose yakora. Mu bantu bankurikira benshi cyane ku mbuga zose, ari TikTok, Facebook n'ahangaha kuri YouTube, mbona harimo urubyiruko kurusha abandi. Kubera iyo mpamvu usanga basobanukiwe ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga muri make. Nakunze ko cryptocurrency ikorana n'ikoranabuhanga, kuko ndumva ko ari ikintu bashobora kwihuguraho bakakimenya. Ndashaka kugira ngo umuntu utazi bino bintu udusobanurire cryptocurrency ikora gute. Modo yayo ya business ni iyihe? Modo yayo ya business ubundi abacuruza bose muri crypto bakorera ku ma exchanges, ni platform mpuzamahanga ziba zifunguye kuri buri wese, ziriho amasoko. Iyo bivuga ngo hari amasoko, hariho imari, niko navuga. Ubundi abantu bamenyereye imari. Niba ari kuvuga ugiye kurangura imari, ugiye muri Mateus, niba uri muri Kigali, uragiye uraranguye, uranguye ibyo urangura ubizana mu iduka ryawe. Habamo rero muri izo exchange, habamo aho umuntu aba ari verifiye, akagira agace ke navuga kameze nk'iduka. Iryo duka rye ashobora kujya ku isoko, haba hari amasoko atandukanye, ibyo aranguye akabizana muri ka gace ke k'iduka rye. Bivuga ngo stoke ye aba yifite iwe. Noneho icyo gihe kubera ko isoko uko riba rigenda riba rihindagurika mu kumanuka no kuzamuka, noneho byarangiza iyo we arangura bimanutse akashyira muri stoke ye, noneho byazamura agaciro akagurisha. Hari ababikora rero mu byiciro bibiri. Hari ababikora mu buryo buri manuel, niko babyita. Bivuga ngo kwicara ku isoko ukaricunga, ukareba uko bizamuka, byamanuka ukagura, byazamuka ukagurisha. Hari n'ababikora bifashishije ubwenge buhangano, bwo bukabasimbura mu buryo bw'uko babyita automation, mu buryo buri automatique. Kugira ngo abantu bamenyereye, dutanze urugero nko mu modoka, hari imodoka batwara mu buryo buri manuel, bagenda bahindagura amavitensi. Hari n'izindi batwara bakandagira gusa bikagenda, vitensi zikajya zijyanamo mu buryo buri automatique bitewe n'igipimo wakandagiriyeho. Ahandi rero hari ubwenge buhangano ubu buriho bufasha abantu kubikora. Ariko icyambere uko bikorwa nuko ubikora agomba kubanza kugira account
muri exchange. Muri iyo exchange akaba ari verifiye, akaba azwi muri iyo platform. Bikorwa bite rero? Bigusaba kuba ufite ibyangombwa, kuko nkatwe platform dukunda gukoresha ntabwo under 18 byandi bavuga ngo uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kubikora. Ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 18 kuzamura. Kubera iki? Baverifiye umuntu ufite kuva ku myaka y'ubukure, imyaka 18 kuzamura. Icyo gihe rero uri munsi yaho bamubara nk'utarakura. Ashobora kubyiga ariko yazageza icyo gihe akabikora. Cyangwa umwana ashobora kubyiga akaba yakorera nko kuri konti ya cyangwa ya nyina, afite ubumenyi akabikora. Ariko nuko bigenda. Aho rero niho bitangirira nk'urubyiruko nk'uko babivuze rugukurikira. Uyu munsi urubyiruko nibo bantu bashobora no gufata vuba bakiga bino bintu. Nkatwe turakuze, nta nubwo twe twatangiye kubyiga wenda turi muri iyo myaka cyane, ariko twarabifashe bitewe wenda n'umuhate, ariko no kuba twarize n'ibindi bijya kugirana isano. Bikavuga ngo rero urubyiruko rwo bashobora kubyiga rwose. Noneho urubyiruko nirwo rukeneye gutera imbere cyane kuruta abandi, kuko ni nabo bantu badafite amafaranga urebye, ariko kandi nabo bakeneye kuzamuka, ariko hari n'urubyiruko ruyafite. Bivuga ngo rero bakwiye kubanza kumenya izo platform, ntibajye mu byo gushora, bakabanza kumenya aho bakorera ubundi nihe. Iyo wamaze kumenya aho ukorera, wiga nature, imiterere yaho. Ese izo crypto ubundi ziboneka gute? Hari amasoko, bakabanza bakamenya n'ayo masoko uko akora. Noneho rero natanze urugero nko uko umuntu ajya muri Mateus akarangura akazana ibintu mu iduka rye, nawe uragenda ukarangura ukazana iwawe ufite iyo stock, ku buryo iyo stock ufite muri kwa guhindagurika igenda itakaza agaciro bitandukanye n'umuntu waranguye umuceri. Kuko iyo waranguye umuceri ukawuzana uba ufite imifuka 3, ariko ya mifuka 3 ikaguma ku gaciro yari iriho mu gihe runaka, ntibihindagurika cyane. Ariko muri crypto ibyo waranguye stock ufite ushobora gusanga ugiye kwira, kuko crypto nanone hari ikindi kintu cyiza ifite. Ya stock ufite ushobora guhita uyigurisha ugize nk'ikibazo, ukaba wenda mbere ko dukomeza aho ngaho. Ndashaka kugira ngo umuntu abyumve, koresha amafaranga, umubare. Mfite ibihumbi 50. Bigenda biti? Tangira aho ngaho. Mfite ibihumbi 50, nemeje kugenda muri crypto. Nkoresheje konti. Ubwo tuvuge ngo urugero ngo nangize ubumenyi bw'ibanze. Bigenda gute? Byunguka gute? Mfite ibihumbi 50, nubwo utavuga ngo uzunguka ibihumbi 2, ariko gerageza imibare utugereranyije kugira ngo umuntu uri kumva yumve uko bimeze. Iyo turi mu bucuruzi bwabyo rero niyo mpamvu tuvuga ko bigomba abantu basaba kwiga cyane. Ntabwo ibyo bihumbi 50 ntabwo ushobora kubifata ngo bijyane mu isoko icyarimwe. Ndi kubyumva, ariko umuntu ashobora kuba yumva akavuga ngo ibi bintu numva byavamo. Buryo kugira ngo umuntu ajye kwiga ikintu akiga yumva ko n'ibyo bintu bishoboka. Bishobora kuba ari ibintu by'ibihumbi 50, bishobora kuba ari ibihumbi 500, bishobora kuba ari ibya miliyoni 5. Njyewe mfite ibihumbi 500, mwumva ikintu kisaba miliyoni 500 kubera ko mbizi ko nazazibona vuba, bishobora gutuma najya no kubyiga. So ndashaka kugira ngo utange urugero rwa ibintu bifatika. Niyo mpamvu rero natangiye nkubwira ngo iyo wamaze kumenya amafaranga yose waba ufite wakora, dushingira kuri ibyo bihumbi 50 wari uvuze. N'ufite n'ibihumbi 10 ashobora kwinjiramo. Okay, duhere rero kugira urugero udutangiriye kuwa 50. Bivuga ngo rero iyo ugiyemo n'ahantu buje gukora akazi kandi hahindagurika nk'uko twabivuze, kandi hubakiye kuri domande nayihinduka. Domande no kuvuga ngo ibyo ufite wabishyize ku isoko kandi hari ababikeneye. Muri abo babikeneye rero hari igihe ahubwo wowe uwo mutungo wa crypto urimo gucuruza, kuko uba ufite icyo bita liquidity, hari amafaranga aba urimo kubera abandi bantu bawushoyemo. Icyo gihe rero uhinduka abawushoyemo iyo bawugurishije ari benshi, bawugurisha ari benshi ku isoko, uramanuka. Icyo rero tuvuga no kuvuga ngo niba ufite bya bihumbi byawe 50 ukaba washoyemo, ugira stock. Nk'ubucuruzi bundi busanzwe. Umucuruzi uri mu iduka yagiye kurangura ibintu akaza akabizana, ategereza ababigura. Mu gutegereza ababigura rero ibyo yunguka biterwa n'ingano y'ababiguze n'igihe babiguriye. Niyo mpamvu ushobora kuza mu iduka ukahasanga umwenda, wagaruka nyuma y'ibyumweru 3 ugasanga wa mwenda uracyahari. Ni ukuvuga ngo wa mwenda agaciro kabitse muri wa mwenda,
ariko inyungu iri buve mu baza kuwugura bitewe n'ikiranguzo yakoresheje awugura n'igicuruzo ari buwusubizeho inyungu ibirimo hagati. Rero hano habamo ibyo bita inyungu ucuruza niwe uyigena. We agena inyungu ashaka akavuga wenda nzanguye kuri 50 ndashaka inyungu ya 2%, kuko isoko riba rigenda ku bipimo by'ijanisha. Niba rimanuka ku ijanisha aho uri bwongere kugurira cyangwa kurangurira, kuko ntabwo ho barangurira rimwe. Uranguriye rimwe kuko bihindagurika cyane byatuma ugira ikibazo. Noneho rero mu kumanuka ukarangura byazazamuka byagera hahandi kuri ya nyungu ufite ukagura. Habamo rero kwihangana no gutegereza nk'uko n'iduka bimeze. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wacuruje iduka cyangwa se n'utaricuruje ujya kugurira mu iduka biba bimeze kimwe neza. Aho bitandukanira ni uguhindagurika kw'ibiciro no kugira stoke ushobora kuba wagira mu byiciro, mu gihe ahandi ho ushobora kugira stoke icyarimwe. Kubera ko impamvu tugira stoke mu byiciro ni uko bihindagurika cyane, tukaba twanga ko dushobora kugurira rimwe bikamanuka bya bindi twaguze bigatakaza agaciro, bikamara igihe kirekire isoko ritarazamuka ngo rigere aho naranguriye nshobore kugurisha. Ari byo tugereranya n'umuntu ufite ibintu akabigira mu iduka agategereza abakiriya ntibaze, ariko akihangana agategereza igihe bazazira kugira ngo babigure. Hano rero biba byikora mu ikoranabuhanga bigenda bimanuka, ko guhindagurika niko kubamo kurangura no kugurisha, ubundi hakabamo gutegereza. Ni uko ubucuruzi bukorwa. Ubwo ngubwo abunguka ayo mafaranga yunguka ate? Uko yunguka rero, niba winjiye mu isoko kwijanisha ukavuga ngo ninjiye mu isoko biri kuri 50%, nibizamukaho 51% uba wamaze kwinjira mu nyungu. Ariko ushobora gushyiraho inyungu wenda ya 2% y'amafaranga winjije mu isoko. Iyo isoko rizamutse rikagera kuri 2% rihita rigurisha bigasohokamo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ya stoke wari ufite iba yagiye ku isoko ikakugarurira amafaranga wari washoyemo, hariho n'inyungu bikaza muri ka gace kawe kameze nk'iduka ryawe. Bivuga ngo umucuruzi yari mu iduka aba afite agatiruwari ajugunyamo amafaranga. Niba baje bakagura, ushobora kuba uri gucuruza crypto zirenga 4, nk'uko umuntu acuruza itasi akaba afite umuceri, umunyu. Noneho icyo gihe imwe ishobora kuba ifite demande irimo kugucuruza, indi nkuko bya bindi byose twabivuze, abantu bashobora kuza mu iduka bakagura umunyu, itasi batayiguze. Ariko noneho warangiza ukavuga ngo ntacuruje, nubwo byose bitagiye ko ntibigendera rimwe. N'ahandi rero ushobora kuba uri gucuruza ibitandukanye, crypto zitandukanye, zimwe demande zazo zizamuka, noneho ukaba ushobora kunguka. Kimwe nuko demande ishobora kumanuka, ntubucuruza bigahwana na wa mucuruzi uri mu iduka ufite ibicuruzwa ariko nta bakiriya baza, cyangwa se baza ntibumvikane, umukiriya akagenda kandi yari yahageze. Kuba yaje akagenda kandi yahageze ni kimwe nuko isoko ryo rimanuka ku ijanisha. Niba wakoze setting ya 2% bikagera kuri 1.9, icyo gihe uba uri mu nyungu ya 1.9, ariko ntabwo ushobora ibipimo biba byagiyeho, ntabwo ushobora gufata kubona 2% kandi bitahageze, isoko ritahageze. Ariko wowe wemerewe kuba ushobora kubikora 1.9 ukaba wayafata, nk'uko umuguzi iyo yaje mu iduka mushobora kumvikana, ukumva ufiteho inyungu nto, ukabyanga, yagera hirya ukamusifura ukamubwira ngo garuka ngaho yazana. Mu by'ukuri nuko ayo wifuzaga kaguha siyo yaguhaye, ariko ayo yaguhaga nayo yarariho inyungu. Ukaba wamugarura akaza ukayafata ukavuga uti reka nemere nyatware nubwo ari inyungu nto ariko irahari. Hano naho niko biba bimeze. Bivuga ngo abo twigisha tugereranya iduka uko rimeze nuko crypto rimeze. Nicyo kintu kiza, ariko noneho bigatandukanira ahantu hamwe, kubera ko biba biri mu ikoranabuhanga, ibindi biri fiziko cyangwa se biri fizike bigaragara, ariko uko kwiduka bimeze n'ahandi niko biba bimeze. Ikindi kibitandukanya nuko biba bihindagurika cyane. Wowe bya bindi ufite imyenda ufite ntabwo ihindagurika, biba ari yayindi. Ariko crypto ibyo waranguye stock yawe, agaciro kayo ku isoko kaba gahinduka. Ugasanga niba waranguye ibintu, imyenda niba wayiranguye mu iduka ihagaze 50,000, iracyafite agaciro k'ibyo 50,000. Ni ryari rero iyo myenda ishobora kugira agaciro kari munsi y'ibyo 50? Ni igihe umuntu aza, abakiriya bose baza bakaguha amafaranga ari munsi yayo wayiranguye. Icyo gihe uramutse uyigurishije munsi yayo wayiranguriyeho ubuhombye. No muri crypto niko bimera rero, itakaza agaciro uramutse ufashe icyemezo cyo kuyigurisha. Wahomba, ariko niwe uba wihombeje.
ni nk'uko ni ryari rero izo kesi nazo zibaho. Urugero, mfite crypto nayiranguye agaciro kayo kamanutse, mfushije umuntu kandi nta handi mfite amafaranga, nshobora kuyigurisha nihombeje kugira ngo mbone uko njya gushyingura. Icyo gihe rero crypto niho irutira imyenda, kuko imyenda yo ushobora gushaka kuyigurisha ukabura uyigura, ariko crypto yo ni automatique. Ushaka kwihombya uko wayigurisha kose nako kanya amafaranga urayabona. Ibintu byose rero burya bibamo avantage na desavantage. Nko muri iyo myenda ushobora gupfusha umuntu ukabura amafaranga yo kujya gukora imihango yo gushyingura, imyenda ihari kandi ifite agaciro k'amafaranga kuko ntufite uri buyigure. Niyo wamubona kujya kumushaka ni ikibazo, ariko muri crypto ho nako kanya ni ugukonvatinga, ni uguhindura, urabihindura ugahita ugurisha ku buryo ushobora guhita ubona amafaranga. Bivuga ngo rero ni ubucuruzi nk'ubundi bwose. Icyo abantu bakeneye ni ukumenya uko ibintu bikora, kandi ari nacyo kibazo wari wabajije, ari nacyo turi kugerageza gusobanura. Ibi bintu umuntu yabyumva, ntabwo numva bikenera amaseshoni menshi cyane. Ndibaza nzakugarura ukatubwira kandi gake, nzazana n'abandi babikora kugira ngo ajye badusobanurira. Aho ndashaka kugira ngo mbaze, watubwiye ngo umuntu agomba kuba afite indangamuntu cyangwa identity yariyo yose yogejeje imyaka 18. Ndashaka kugira ngo menye ibi bintu wowe imyaka ubimazemo imyaka 10, utekereza ko byakorwa n'umuntu utarize cyangwa udafite indi nuza ya finance? Uyu munsi qualifications kugira ngo umuntu abe yabasha kugiramo, kuko ibyayo byose hari abahomba hari nabunguka cyane. Ese umuntu kugira ngo yunguke, ko ntabwo nibaza ko twese hari umuntu ushaka kuba ari ku ruhande rwo guhomba. Umuntu kugira ngo yunguke biramusaba ko usibye ubumenyi, bisaba ko aba afite ibihe bindi bintu. Ukuyeho ubumenyi kugira ngo yunguke, ubwo aba ari umushoramari, kuko umushoramari n'umucuruzi ni abantu babiri batandukanye. Crypto rero ubwo navugaga ku gice cy'ubucuruzi, ariko hari n'igice cy'ishoramari. Tuvuge nka Bitcoin uko abantu bayivuga, ni umutungo uhinduka ukazamuka. Umushoramari we rero aba areba inyungu z'igihe kirekire, ntabwo ari wa muntu ureba ibintu bya hafi. Umucuruzi we ni wa wundi ushobora kuvuga ngo uko bihindagurika ndahita nunguka. Ariko umushoramari we ashobora kuvuga ngo Bitcoin, kuko tugendera ku mateka yayo, ubundi yatangiye iri ku $1 rimwe, none uyu munsi iri ku $70,000 by'amadolari. Hashize imyaka ingahe kuva 2009 kugera 2026. Aho rero muri urwo rugendo rwayo yagiye ihindagurika, imanuka inazamuka. Abacuruzaga bagiye bunguka muri bwa buryo. Burya mu gucuruza hari abadetaya, hakaba n'abaranguza cyangwa nabo mu gihe kirekire. Umushoramari rero ninde? Ni uwayiguze iri ku $1 rimwe, akaba ageze uyu munsi mu 2026 mu 2009 ku $1 rimwe, ifite agaciro ka $70,000. Urumva uko kwihangana ameze nk'uwaguze ubutaka. Hari abantu baguze ubutaka kera kuzamura agaciro. Bivuga ngo rero ntabwo nubwo ihindagurika, ariko ihindagurika inazamuka. Bivuga ngo rero iramanuka ikazamuka, ikamanuka ikazamuka. Bivuga ngo niba uyu munsi nayiguze nishoyemo imari iri ku $3,000, ejo ikajya ku $2,000, urumva ko haba harimo floating loss y'igihombo $1. Wa undi rero w'igihe gito agira panike akagurisha ahombye. Utegereza igihe kirekire ivuye kuri 2 igeze kuri 5. Yinjiye gusobanura ku muntu riske, banavuga ndibaza ko na riske appetite. Umuntu riske ashoboye gufata nabyo bigengwa uburyo akora iyi crypto. Icyo gihe no kuvuga ngo harimo ibyiciro bibiri. Umuntu w'umushoramari areba ashobora kujya muri crypto, ariko crypto nazo ziba zigiye zitandukanye cyane. Nk'abantu bashaka gushora imari bajya muri crypto zizwi nka Bitcoin, kuko iyo tugiye ku isoko tuhasanga n'ubuto bukijyaho buhindagurika cyane. Ariko nk'izi za Bitcoin, izo bita za Ethereum, zifite liquidity nini, abantu benshi ku isi bazishoyemo amafaranga. Kuko iyo ugiye ku isoko ryose ryo ku isi rya crypto, usanga hari urubuga babireberaho bita coin market cap, usanga biri muri triliyoni 2-3 hafi aho. Ugasanga Bitcoin yonyine ubwayo yihariye 1/2 cy'ayo mafaranga ayirimo abantu bayishyizemo ku isi. Bivuga ngo aho hantu hari amafaranga menshi ku mushoramari, niho burya akwiye kuba yashora, kuko hari liquidity, nta panike hari yo guhinduka cyane. Ariko hari izindi coin zigira. None umucuruzi we rero ushaka gucuruza yunguka, byanga bikunda ubumenyi ni ngombwa. Hari icyo warubajije rero ngo umuntu udafite izindi background, umuntu utarize, utazi ibintu by'ikoranabuhanga, utafite nuza finance yabishobora. Icyo twemera nuko umuntu yakwiga, kuko uyu munsi ufashe umuntu wize
ugafata n'utarize ukabazana ahantu hamwe bakiga ikintu gishya bose ari gishya wa wundi utarize ashobora kugifata mbere y'uwize kuko uwize ashobora kuba yarize atarusha uwize ubuhanga wenda ari uko yabuze ubushobozi ariko bose iyo bazanye bakigira ikintu kimwe hamwe bashobora gutera imbere. Icyo twemera rero nuko uwemera kwiga wese yabyiga akabimenya ntago ari wari ukuvuga ngo uwize. Noneho rero mu buryo bwa automation tuvuga bw'ubwenge buhangana bwakorewe noneho abantu batandukanye, hari abize, hari abatarize, hari n'abize badafite umwanya bashobora kuba bajya muri ubwo buryo bagakora, ariko byose nabyo biba bituruka ku ba mentors babafasha kuko tugira principe imwe, turavuga ngo niba ukora crypto trading rinda igishoro cyawe mbere yo gutekereza inyungu. Urabyumva neza icyo bivuze? Nibwira neza ko n'abadukurikira babyumva. Rinda igishoro cyawe mbere yo gutekereza inyungu kubera ko nugitakaza ntabwo uzongera gucuruza. Icyo gihe rero niyo mpamvu tuba dufite strategy zitandukanye zituma twiga kurinda igishoro, bityo bigatuma mu gihe kirambye twunguka, noneho tukagenda agatambwe ka buri munsi, ka buri kwezi, ka buri mwaka, umuntu agenda atera imbere. Si ibintu uvuga ngo urajya mu ngo uje gukira byihuse. Mu gihe abantu benshi bo bazi ko crypto uyiza mu gihe gukira byihuse, ariko abahombye bose nabari bafite iyo myumvire. Ariko abafite imyumvire yo gukora bagenda batera agatambwe bazamuka, ari nako bongera ubumenyi. Ntabwo ari ukuvuga ngo uze ngo uhinduke ngo inzobere, ugenda wiga muri urwo rugendo ukoresha make muri menshi ufite. Nshobora kuba mfite 5,000 nkafata icyemezo cyo gukoresha 100 gusa, ibindi 5 bikaba ari backup iraho ituma igihe ndimo nkoresha 100 nimara kubimenya neza noneho nzinjizamo bya 5, ariko bya 5 bikaba bibitse. Twakomeza tukavuga umwanya niyo twabana amasaha 2 tuganira, bishobora kuba bitoroshe kugira ngo umuntu abyumve. Ese umuntu yagusanga he yakeneye kugira ngo yige bino bintu? Ubu muri iki gihe nkorera online, ntabwo mfite physical place. Ikindi abantu bose nabagira inama birinde kujya gutanga amafaranga mbere yo gusobanukirwa, kuko nk'ubu uyu munsi mfite hari nitwa mentor kubera ko hari community ya AI ndimo y'ubwenge buhangano itanga education ku rwego mpuzamahanga. Online rero impamvu nkorera online ntakunda gukora mu buryo buri physical, ariko nabyo ndimo mbiteganya, nuko ntangira training nayihaga abanyamahanga mu rurimi rutari ikinyarwanda, mu cyongereza. Bituma rero menyera ubwo buryo, ari nabwo bishoboka urubyiruko cyane tutoza kwigira online kubera ko ari twe biradufasha kujya. Niba uyu munsi nshobora kugira Zoom, nkishyura Zoom amafaranga make, nkigisha abantu bari mu bice bitandukanye by'isi. Cyangwa se niba ari iwacu mu Rwanda nkigisha abantu bari mu ntara zitandukanye. Mu gihe niba ari aho nkorera bisaba ko ava Rusizi akaza i Kigali, ibyo rero byamugora. Kandi noneho kubera ko hari abo twamaze kwigisha uyu munsi bitunze kubera ubumenyi twabahaye, byahise biduha ishusho igaragara ko n'abandi bose bashobora kwigira online. Ahubwo twabonye imbogamizi z'uko abantu ntabwo bazi kwigira online, nabyo nibyo tubanza kubigisha, bigira online gute. Noneho rero muri no community ntabwo duca amafaranga, twigishiriza abantu ubuntu, ariko bigasaba umuntu kuba member wa community yacu. Icyo gihe rero bimusaba kugura subscription gusa iyo AI. Bisaba ubundi ikoresha ni crypto nyine gusa, bisaba stable coin USDT imwe, USDT 120 ku mwaka. Ni nkuko wagura Canal Plus. Ni amafaranga angahe? Ubwo ugiye gushyira mu manyarwanda ubirebera ni nk'ibihumbi 170 na buryo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu subscription twe tumuhera ubumenyi ku buntu. Igishoro umuntu agomba gushyiramo kugira ngo iki kintu gitangire akeneye 172. Ntabwo icyo ari igishoro. Ni iki? Ni subscription imuhesha kuba umunyeshuri. Kuko iyo ugiye kwishyura school fees uba wishoyemo wowe. Urakoze cyane investment. Ahantu ni igishoro cyo kwishoramo webwe mu bumenyi, kuko nibyo bimufungurira umuryango wo kwishoramo kwiga. Rero ntabwo bavuga ngo ni ubuntu, kuko agomba gutanga 172. Watanga telefone yawe. Kandi hari icyo nashaka kuvuga, si twebwe abiha. Iyo AI iri global, nkuko izi platform zindi dukoranamo nazo ziri global. We ni nko kuvuga ngo Canal Plus irahari. Ntabwo twebwe tuvuga ngo duhagarariye iyo AI mu buryo bwo kubona kwakira amafaranga. Duhagarariye abantu mu kwigisha abantu barimo ko dutanga ubumenyi muri yo,
tukanigisha no ku masoko uko akora nta kindi kiguzi ku muntu wifitiye subscription noneho yamara kugira ubumenyi akazishakira igishoro cye cyo kwikorera. Uyu munsi uko bigenda wa muntu wifitiye exchange ye afite ahantu he ari verify niho haba igishoro cye. Ntabwo ya AI agira ari kimwe, ni ukuvuga ngo ni ziba ari platform ebyiri, imwe ikamufasha mu buryo bwo kwiga gukora ubucuruzi mu buryo bwa automation, indi ahandi igakorera hahandi iwe, ikaba idafite ubushobozi bwo gukora ku mafaranga ye, noneho ahubwo ikamukorera akazi. Tujya dutanga urugero, umuntu akavuga ati ni gute ikintu gishobora kugira gukoresha ku mafaranga, kugukorera kidafite ububasha ku mafaranga. Dutanga urugero tukavuga ngo umukozi ufite mu kabari, wenda urugero ushobora kubucuruza akabari ukabwira umukozi ngo ajye kukurangurira kuri depo fanta, yagerayo ukamubwira ukishyura wowe ukoresheje kode, ni ukuvuga ngo ntiyigeze akora ku mafaranga ariko yagiye kukurangurira. Noneho yaza yagera no mu iduka nako mu kabari, uguze fanta wese akishyura kuri kode yanjye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uwo mukozi arandangurira akanangurishiriza ariko ntahajya ahurira n'amafaranga. Niyo AI niko biba bimeze. Bifite uburyo bwa gihanga turabyigisha, ariko noneho twanza tukavuga ngo mbere y'uko ugura iyo subscription dutanga igihe cyo kubanza kuza kwiga. Cy'igihe kingana iki? Igihe cy'ukwezi. So ni ukwezi ku buntu. Ku buntu. Ukabanza ukamenya iyo exchange ukikora, ukanamenya iyo subscription iyo AI ukikora, warangiza ugafata icyemezo cyo kuba wayigura cyangwa ntuyigure. Okay. Impamvu rero tubikora gutyo, ushobora kwibaza ngo twebwe twungukira hehe, cyangwa se niba tubikora twebwe bidufitiye akahe kamaro, kuko ikintu cyose dukora kigomba kutubeshaho. AI umuntu wese uyirimo iyo system imusaba gufasha abantu nka mentor, uwabaye mu mentor nkanjye, gufasha abantu gukora. Iyo bakora rero ndabaha urugero nk'umu agent wa MTN ukameze. Nje simba nitwa umu agent, mba ndi umuntu wigenga ushobora kwiyubakira systeme nkigisha abantu, barangiza ukunguka kwabo. Kuko ukoresha AI mu bintu bya blockchain abantu babizi bigira icyo bita gas fee. Gas fee ni ubwishyu bukatwa kubera transaction yabaye muri crypto, buba buri muri crypto ntiburi mu mafaranga asanzwe. Noneho bigatuma tujye niba wohereza amafaranga ahantu usanga harimo ugukatwa nkuko bigenda n'ahandi hose. Icyo gihe rero umuntu wese ucuruza arunguka muri crypto, acuruza crypto akunguka crypto. Noneho rero icyo gihe iyo acuruza hari gas fee akatwa. Iyo gas fee akatwa rero niyo twebwe tubonaho nk'uko ubona umu agent bimeze. Bivuga ngo rero ntabwo nshobora kuyibona uwiga mu bari muri community atungutse. Bibaho. Bivuga ngo rero ugomba gukora uko ushoboye hose kugira ngo uyu muntu abyumve neza, kugira ngo yunguke. Bivuga ngo success yabo nigisha nibyo binyinjiriza, batungutse sinakunguka. Bivuga ngo rero ikindi kintu cya kabiri, umuntu ashobora kuba afite impano mu kwigisha. Ese ubu sinaza nkiga kugira ngo mbe umumenta mu mwanya wo gucuruza crypto? Ushobora kwiga ukaba umumenta, ukaba wakwiga, kuko uburyo umuntu ashobora kubonamo amafaranga, kuko ngiye numva ubwo buryo umuntu ashobora kubonamo amafaranga. Ubu uyu munsi nitumara kubona itegeko tugashyiraho amashuri, uzajya unyishyure minerivare wige wigendere. Ariko uyu munsi impamvu tubanza kuvuga ngo turaguha umwanya wige, nuko tubanza kuguha amahitamo yo kuba wabyiga ukanabikora. Kuko ikintu cyagiye gituma abantu benshi bibwa mu bintu bigendanye n'ikoranabuhanga, ni uguhita umuntu aza bagahita bamubwira ngo ashore. Ubanza unarebe bya bintu koko bishoboka ko bikora. Icyo rero ndimo kukubaza ni ikibazo kimwe, subiza yego cyangwa oya. Tujya tubona abantu bigisha entrepreneurship, gucuruza, ubushoramari, ariko bo ubwabo badafite business. Niba hari? Barahari. Ubu umuntu ashobora kuba arimo kumva kino kiganiro akavuga ati ngewe mfite impano yo kwigisha, iyi ni uburyo bumwe nshobora kubonamo amafaranga. Ese we byagenda birasaba iki kugira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kuba mentor muri? Bisaba ko kugira ngo ube mentor, iyo wamaze kuba umwe mu bagize no community yacu, ukigishwa ugahabwa ubwo bumenyi. Nyine bitwaye igihe kingana iki? Bishobora kugutwara nk'amezi 3-5, ushobora kuba umaze kugira uburyo. Nanjye ni 172.
ikintu cya mbere turimo kubanza kuzana ni awareness, ariko noneho mu buryo bwa business nk'uko ubivuga urabyishyura kuko be straight ubaze usubize ikintu ibyo kwiga cryptocurrency n'uburyo ukora nabyumvishije birasaba ko wishyura iyo subscription ukiga urabanza ugire ukwezi kumwe bakwigishe noneho uzishyura 172 njyewe nshobora kuba mvuga ngo sinshaka gukora cryptocurrency ndashaka kuzaba umwarimu biransaba iki biransaba kuza kwiga amezi 3 njye nanga ngahe icyo gihe ari ukuvuga ngo ni ukwiga ushaka ubwarimu ntabwo tukwishyuza ushobora kuza ukaba muri twebwe ibintu biroroshye cyane ahubwo ndaje njyewe kuko njyewe ndakwigisha nagenda nkigisha cyane rwose wowe uzaze online so kwa uzaza gutya ushobora kuza nje nkakwigisha nkagutraininga ugahinduka umumenta wigisha ibya crypto ubisobanukiwe neza bivuga ko rero uyu munsi impamvu tubikora gutyo natangiye mbabwira ngo nafashije abanyamahanga nta mupaka bifite bino bintu namaze kwigisha abantu uyu munsi ku buryo bwa buryo ubwabwo bushobora kuntunga kandi nta bantu bo mu Rwanda bahari kubera iki kubera amakuru ikindi ni ukuvuga ngo umuntu ufite subscription wese aho yaba ari ku isi ntabwo bisaba ko ari uko ayigura kubera ko yaje iwanjye ushobora kumutraininga akabaho gutyo ariko ubwo navugaga mu buryo twebwe ya platform idufasha nk'abamenta kugira ngo tubeho ko twubaka community mu yandi magambo bivuga ngo twubaka systeme muri innovation niyo mpamvu tuvuga ngo aha ni uburyo bwo guhanga udushya bw'imikorere mishya ariko tubanza kubyigisha abantu kugira ngo babyumve naho kubigendanya n'umuntu ushaka kuba yakwiga turimo gushaka uburyo bundi twazabikora kugira ngo n'abantu bajye banabyishyura kuko buryo ubumenyi bufite bugomba guhana no kugutunga ariko muri iki gihe turimo kubikora gutyo njyewe ndaza kuza yewe numva twasoza ikiganiro ahangaha batkurebeye hamwe ibintu bitandukanye bya cryptocurrency nkuko nabwiye nago wafata iminota mike ngo wige bino bintu abantu bigira igihe kinini ariko numva kino ari igihe dutangiye ibi biganiro tuboge Jean Paul ejo muri nshaka kuzazana uwundi nawe akagenda atubwira ibirenze ibyo twumvishije ahubwo twumvishe ko ushobora gucuruza iyo cryptocurrency turebye muri cyanyuma ko ushobora kugenda nanone ukaba umwarimu wowe urumva ibyiza ari ibihe n'icyo ushaka kugira ngo ukore naho butaha